Bye ikaze muri BSide banyita Ziggy double 5 uyu munsi uko bisanzwe abastar turaza kuba turi kumwe nabo uyu munsi nkaba mbafitiye abastar badanje turaza kuba turi kumwe na Charly na Nina reka maze nisegure kuba dutangiye BSide dutinze gato kubera impamvu zitaduturutseho ariko iminota mike dufite turaza kuryoherwa ça c'est sûr Owoma so Charly na Nina ni nyuma ya jingle. Amen. Nongeye kuba ikaze muri BSide gazi nasetse cyane batangiye kunsise deja. Turi kumwe na Nina, turi kumwe na Charly. So, ni Charly na Nina muri BSide. Mumeze bien? Tumeze neza. Mumeze neza. Owoma. Oh. Mumeze good. Mumeze neza. Nange meze neza. Meze neza. Urasa neza kandi. Merci. Ariko namwe murasa neza cyane. Gusa ntabwo bitangaje kubera ko n'ubundi mama musa neza ndabeshya bazi. Basa neza tu. Okay, murakoze. Mumeze bien, nta problème, santé tout ça. Kabisa. Mufite video indirimbo nshasha, video nshasha. Ubu mbese muri kuri hit. Il paraît que Titre cyari promotinga. Il paraît que muhanze mazimi sadaso atarashira indirimbo hanze abari stress bya hatari. Urabona kujyana muri studio nakazi, gukora video nakazi, promotion nakazi. No kuvuga ngo umuhanzi ntago ajya yicara adafite akazi. Ah non, shaka ufite nyine uri muri studio ariko iyo hanze batarimo guplaying ikintu cyawe. Ngo uri kuri stress za danger. Ariko ikiza cyacu nuko abantu bari bagicuranga gatege so nduva itaramana n'amezi nk'atatu niba ari nk'atatu cyangwa iracyafite agatege kwa iracyafite agatege so mbere yuko twashaka gusohora indi mbere yuko iriya itangira gusa nk'ifedinga kugira ngo tujye tubahindira Owoma turaza kuyivugaho Owoma kwanza bivuga iki kusetse cyane nkaho ibintu ni byiza ibintu bisa neza ibintu uraryoshye ibintu ni byiza Owoma uruvangitirane rw'uburyo hari umuntu yaba yarabaye inspiration kuri iryo zina indirimbo ntabwo ari yacu indirimbo ni y'umugabo witwa Justed ntabwo azwi turi ntabwo Justed iwabo aramuzi yakoranye yari muri crew ya Kenzo so Kenzo ni wabwiye manager avuga umuhungu wanjye mukora iki introducing ibintu nk'ibyo kwa kundi mu burani muvugana n'abantu noneho mugafata ikimezo cyo gukorana ariko iwabo aramuzi impamvu ngewe nabyibajijeho nuko ubundi nzi ko abartiste bakunda gukorana n'umuntu indirimbo umuntu ashobora nawe kubafasha muri promotion y'iyo ndirimbo yabo impamvu twakoranye nawe uriya mugabo Justin ntabwo mupinze oya I just want to know niki cyangwa motivatinze kugira ngo mujye gukorana nawe indirimbo ujye kuri YouTube wabona indirimbo ze yakoze i Bugande barazizi ni umuhanga cyane aririmba neza afite ijwi ryiza kandi yatubera ambassador mu Bugande kuko nawe arashaka gutera imbere natwe turashaka gutera imbere niyo mpamvu twakoranye nawe n'abandi tuzakorana nabo ariko kubera ko yabishatse ko dukorana twaramwemerera okay so ni 50-50 ni 50 twebe ntabwo dufite ikibazo cy'Ibugande kuko nawe ari marakora promotion wow so natwe turimo turayikora hano hanyuma mu minsi nko mu cyumweru gitaha hazaza nawe twongeye tubikorane nawe hari tuyishiye ku ma social media n'ibiki byose ariko iwabo arimo arakora natwe hano turimo turapromotinga so ni byiza ntacyo bitwaye okay Owoma turaza kuyigarukaho mbere uko dukomeza hari umufane wanyu umwe yaduhaye ubutumwa tuza kuba so sinzi navuga ngo mutega amatwi cyangwa mutega amaso murakoze banyita MC Set comedian nanjye nkunda Charly and Nina nkaba mbakunda cyane kuturirimbo twiza twabo tunogeye amatwi bakomeza kugezaho abantu benshi batandukanye ikimenyimenyi reka nguhe urugero mu karimbo ka mbere kabo nkunda cyane ndetse kamva ku mutima hindoro 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 yawe iransetsa my baby yo sekandore sekandore inyinya yawe
ako karimbo ndagakunda cyane iyo nkumvishe numva kanshimishije abenshi murakazi noneho hari akandi sasa ndashaka kuvuga bayi bayi kurungano ndashaka kuvuga bayi bayi kurungano uturimbo twabo ndadukunda cyane nkaba nkunda n'akandi agatege witinya agatege shirama agatege witinya agatege hari ubwo mbona unzaniye uturabyo murakoze cyane nkunda Charly and Nina Yitwa MC7. Oh, thank you so much. Turagukunze, uri umwana mwiza, turagushimiye ibi bintu biteye. Tuzagushaka. How do you guys manage your fans? We dufite groupe, dufite groupe iyo ushaka kujoininga fan club cyangwa se Charly na Nina family uratwandikira then dufite umuntu bishinzwe bagukurikirana tukavugana twari gukunda sharing ideas ariko twifite fans bacu n'abambere they are the best. Ni nako bitwa se byaje muri no minsi nyine bafana bose basigaye bagira amazina. No, at some point twari dufite ntabwo twavuga yuko badukunda wenda twenyine gusa ariko dufite abantu bacu bihariye tuvugana nabo tumenye uko bimeze tumenye ibyo bashaka tumenye ibyo bashaka gukora so bacu biruhande. Njya mbona mu ba artiste par exemple aba type iyo uri kuri hit abakobwa benshi baba bashaka abakobwa benshi baba bakujya inyuma baba gushaka kwa abakobwa mwebwe bimeze gute namwe ari abatipe benshi baba bashaka I don't know. That's just between us. Suppose we are not on TV. Yes, baradutinya icyambere yakwegera ngo mujyane he ngo umukoreshe iki. Urabona ujya nawe naki wamukoresha Ziggy iyo ugiye gutere tubigenza gute ura planning eko hey gewe ndanje ura planning abafana bacu ni ukudukunda bakaturamutsa tukifotoza ariko ibyo bintu birebire ntabyo bajya bakora nakujya gukora ariko bwe ko ntabyo bajya ni naha nari mbamaye kandi bamukozeho twarikora. Okay, hari undi mufana wanyu uje kugira ikibazo babaza muri BSide reka tumuhe actually ni babiri reka ariko umwe tubaze tumuhe ijambo. Okay. Amazina yanjye banyita Bugingo Tagawa ngo mbaze Charly na Nina ese nyuma y'umuziki wabo bashobora kuba basohokera he cyangwa se bakina uwuhe mukino ari nka football koga basket tennis n'indi baraza kutubwira umukino bashobora kuba bakunda kugiye gukina nyuma y'umuziki. Ese mu mukino imikino ibaho ko ari myinshi nk'umukino bakunda kureba cyangwa bakunda gufana cyane n'uwuhe nk'ikipe bafana mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ni iyihe bagira ngo mbabaze nk'umuririmbyi babona ari icyitegererezo kuri bo ari uwuhe. Okay. Let's talk about sport. Okay, sport njyewe icyo nkunda ko iyo tudafite akazi nkunda gym muri gym ya hanyuma iki niki umuhanzi w'ikitegererezo dufite bakayirebwa n'abantu bamaze imyaka n'imyaka na n'ubu ku myaka agezeho aracyagara ku stage akaririmba isa ejo nagiye kumureba ndavuga mana niki kintu gishobora gusustaining umuntu ku buryo ashaka kugeza imyaka hafi 40 agihagara ku stage cyangwa akicara akaririmba indirimbo hafi 20 nagiye kumureba ari barakabakaba muri 20 cyangwa 70 abantu babizi bababarire ariko ari muri hagati ya za 70s mama mia urumva so n'umuntu noneho akinariho n'umuntu ureberaho no kujya mu concert ye wigiramo byinshi cyane so kuri je hanyuma ikindi niki no kujya muri gym iyo ntari mu kazi cyangwa nkanaryama kuko turakora cyane ekipe simbizi
umupira mumbabarira ibintu by'umupira simbizi ntabwo mbizi igihe wa screen yindi imbere ufana itsinzi gerageza kureba sinzi amarangamutima niba njyana ku muhondo cyangwa ku bururu niho njya hanyuma umukino nkunda kureba tennis tennis biteye ubwoba yes okay njyewe nkunda koga urabizi se cyangwa urimo kubyiga ndabizi koga ndabizi narabyize byo nzi ofite niyo kwajije okay turi bamwe nzabigisha uzatwigisha vraiment turi bamwe ntabwo bikomeye hanyuma nkunda golf ukunda golf yeah. Okay. Sorry guys, munyihanganire gato kubera ko abantu bo batumirwa ariko reka mbahe experience. Umunsi umwe nigeze gufata icyemezo cyo kujya muri golf. Njyayo nka 2-3 times. Golf icyambere ntugomba gusakuza. Sasa mumbwire umukino abantu bakina. Niyo umuntu akinnye nta gusakuza. Ariko bakoma amashyi. Amashyi nayo banza ariko. Yeah, bakoma amashyi. Twagahoro. ahubwo ngenda ukunda cyane nigeze no gutangira kuwiga ariko birahenze kuba wakwiga golf birahenze cyane kuvuga aho Imana izabishakira nzagenda nige okay yes no nyigisha kwiga nanjye nzaguconnectinga ku coach wabikoze none hasi banzi nyigishe koga so tuzakora turavugana so ukunda kureba golf ukunda koga ndakoga umupira wo rwose cyeze nk'iyo twicaranye uri kuri Manchester ngiye kuri Arsenal bigiye kuri Arsenal ngiye kuri Manchester kugira ngo tutandukane nutsinda kugira ngo urwo umufana tujye gutandukana ubuzima buryohe ariko umupira wapi ari umuhanzi w'icyitegererezo nta byari yabizi nkunda Rihanna cyane okay Rihanna Rihanna yaje atinze mbere nakundaga Celine Dion okay harunzi nawe afite ikindi kibazo reka tumuhe ijambo mbere yuko kubera ko turimo turagenda tugana no ku musozi w'ikiganiro nitwa Majo nagira ngo mbaze ikibazo Charly na Nina uburyo bagize igitekerezo cyo kwihuza bagakorana ari babiri. Ikibazo cya kabiri nagira ngo mbabaze nka kuriya iriya ndirimbo yabo indoro yamenyekanye cyane kugira ngo menyekane izamuke cyane gire views zigera muri miliyoni ni izihe strategy ni izihe nzira bakoresheje kugira ngo kiriya gihangano kimenyekane cyane kuri uriya rwego murakoze ntabwo ikibazo cya mbere nacyumvise yabajije ngo twagize igitekerezo gute cyo kwihuza kugira ngo dukorane icya kabiri ni strategy mwagize kugira ngo mugire reka subize strategy no gukora ntabwo twe twari tuzi ko dusohoye indirimbo nziza ariko ntabwo twari tuzi yuko izaba nini bigeze hano so ibintu byose no gusenga gukora promotion ukayikora mu buryo bushoboka ikindi kintu cyadufashije kugira ngo indirimbo igere kure ni cyane twari performance muri cyane kuvuga ngo umuntu wese watubonye ahitaga ajya kuri bane kandi bana kuboneka so iyo nuza cyane yatumye indirimbo yacu igenda isohoka ahantu hose nta kindi and how did you feel umunsi mwagize views 1M mwarabimenye actually umuntu twarahuye umuntu mbere aratubata ariko nyamara video yanyu yageze none tumugiye umusazi aratubata nyamara video yanyu yagize million views turamwe ugenda none tugiye dusanga ize muri 900 narabura ubuntu ngo sinababwiye ngo byageze hafi mu gitondo million views ntabwo twakubwiye ukuntu twishimye ntabwo byari birenze hari ibintu bisigaye bitubaho natwe tubwacu nta kintu mwahise mu organisation navuga uti reka let's go out for a drink let's go out for breakfast let's go friends turacyafite ibintu byinshi cyane dushaka kugeraho nitubigeraho nibwo tuzasohoka tukigurira icyo ubu ntabwo muri agacupa sincere wowe uzaza ubwowe tukugurire nta kibazo baranumiye ubwo nabo muzaza
Okay. Hanyuma twagize igitekerezo cyo kwihuza kubera ko twari aba backup singers muri Guma Guma hanyuma tumana nk'imyaka 3 turi kumwe twirigana buri munsi tureba imikorere y'abandi bahanzi ukuntu babigenzaga hanyuma natwe tugira igitekerezo cyo kwihuza tugashyira imbaraga zacu hamwe tugakorana hanyuma turatangira nuko byaje. Okay. Thank you. Now Owoma is out. Owoma is out. How's the video? Okay, song song twayikoreye Mbarara twahuye nawe muri Mbarara audio arabifata bijyana Kampala bayirangiza Kampala hanyuma video yaje hano ni bayikoze mwayikoreye hano twayikoreye hano. Okay, mwari musanzwe se muzanye mbere uko mugiye gukora ndi cyangwa mwahuriye gute? Just a day. Just a day twahuriye Mbarara ariko twari dusanzwe tuvugana. We yarasanzwe aziranye na manager. Ko manager yajyaga ajyayo ugabura na Kenzo akababona. Bo bari basanzwe baziranye ariko twajyaga tuvugana gusa kuri phone. Hanyuma twaje kumubona neza gutya. Duhuriye muri cya gitaramo twakoreye muri Mbarara. Okay. Hari amakuru avugwa ko ngo Pius ari we wazanye iguri ati niwe DJ Pius papa no kuduteza ibibazo byose yakabaye zakasubiza ibibazo byose ariko turamushimira cyane kuba yaraduhaye iyo hari uwo yaba yarashaka kubwira muri mwe oya ashaka kuba yarabwiraga undi muntu utazi cyangwa hari undi muntu yaba yarashaka kubwira cyangwa hari undi muntu yaba yarashaka kubwira undi muntu wenda twebwe tutazi ariko ahubwo buriya gutaha uzamubaza nagaruka ntazaguca uzamubaza uwo yashakaga kuvuga. Okay, so video imeze gute? Ni gute wayi describe mu magambo make? Mukanya turaza kuyireba. I describe it now it's cool, sexy, nice, relaxed and easy. It's easy. Iratuje nta ariko iri sexy hari mu Kinyarwanda ariko ni iki? Sexy mu Kinyarwanda ntabwo ndabibonera ijambo. Ntabwo ndabibonera ijambo. Uyigereranije n'izindi video mwakoze kuri kote y'ingufu mwashizemo what's the difference? Iri unique kuko nawe uri umuhanzi urabizi video yose biri unique. Ni imbaraga zose ushyiramo ziba zitandukanye ariko ikivamo nicyo cy'ingenzi. So twashyize imbaraga zisanzwe nk'izo dushyira ku yandi ma video dukora. Dusigaje kureba umusaruro. Bien, ngiye kubashimira no kuba mwaje. Akoze cyane. Hano ni home. Anytime you welcome. Hanyuma guys mukanya rero turaza kubereka video nshyashya ya Charly na Nina twa Owoma. Owoma bivuga ngo uraryoshye. Sino mukomeze mugire ibihe byiza kuwa gatanu nkuko bisanzwe aba star tuzaba turi kumwe nabo hano muri BSide. God bless. Thank you. Nakoze cyane. Thank you. Thank you.